Bijhu agomba kubona ubutabera. Cyo ni icyambere. Icyambere ari guterwa ubwoba. Ibikangisha. Ni icyaha gikomeye cyane. Turabizi umwe mu banyamakuru wabizize ejo bundi. Yakomeje ajya kugira gute arayamuha. Nk'umuntu uvuga ngo Yago yateye inda, yahiteye mushiki we, yahiteye nyina, yahiteye nde. Bijhu niyo barafatanyije video bambaye ubusa, abwirwa n'iki kuba Bijhu yaraje akavuga ngo bamufashe video ngo atabizi, wowe ubibwirwa n'iki katarabizi. Ukataka Yago mukavuga ngo yagarafunzwe, ngo Yago ngaba mu mabuno y'abagore, ngo Yago mukavuga ibintu. Jewe rero kuri no nshuro munshyire hasi. Ntabwo icyo dupfa cyagakwiriye kuruta icyo dupfana. Nono muragenda mwimika abantu nk'aba Godfather. Numvisha ari umuhungu mwita ngo God nabwo Shitani Father, nanjye mbona uramuja mari Shitani Father. Ntago Yago ntago rubanda ntago ari rwo rutakiriye Yago, ahubwo bari abantu bita ba influencer nibo babashaka kwangisha Yago abantu. Ariko ibaze kubona showbiz yose kubarayeho ba Brian, harimo abo ba Godfather, harimo ba Dekati, ahubwo uramuhunga akomeza umunsi siko ari nk'undi muntu ashobora guhunga n'igihugu. No ugasanga ijwi ry'abari abantu bafite urukundo rwa showbiz ryaramizwe mu bintu by'ubugoryi. Abanyarwanda bamufasha twiyame bino bintu. Hero Rwanda, mumeze mute bantu banjye, mumeze mute mwongeye kwirirwa ni wa muhungu wanyu. Nizere ko mwakoze subscribe, nizere ko abatarakandaho ngo barebe ibiganiro byashize bamaze kubikora. Duherukana turi gusesengurira hamwe, turi kurebera mu ishusho ngari igitaramo cyari cyabaye ku wa gatandatu, igitaramo cy'icyumba cy'amategeko Bulldog, Riderman n'abandi bahanzi babashyigikiye benshi. Duherukana turi kurebera hamwe iby'umuziki nyarwanda ukomeje gusohoka wisukiranya nyamara utarenga imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, kandi byiswe ko harimo abahanzi bagiye bakomeye. Dufite hano inkingi za mwamba muri muzika. Uyu munsi tugiye kureba ikintu gikomeye, tugiye kureba amatiku akomeje kugaragara muri showbiz yacu, showbiz nziza ntoya yegeranye ariko iri kurangwa n'amatiku, kandi tukavuga amatiku akiharira abantu bamwe gusa. Ibyo bigatuma rero showbiz yacu iba imeze nk'aho iri mu kumba ifungiranye. Uyu munsi ndi kumwe na Kafuru, afite ukuntu abyumva. Urakoze Mana, urambabaje tu. Ibintu uri kuva ibintu by'amatiku uri kuvuga, uzi ko uri kubivuga nk'ari ibintu bisanzwe. Birasanzwe bro. Oya, iyi ni virus yatatse showbiz man. Ibaza ariko ibintu bidafite akamaro. Ya virus man zikenera inkingo. No. Nyine kuki utabivuze nanzi kujya kubivugana akababaro nk'ako mfite. Akababaro ze kuko ndi kubona showbiz nyine harimo nyine udutiko. Oya, ariko niyo mpamvu rero mwebwe mwirwa muvuga ngo abantu ntibakora imiziki y'abahungu. Nk'ubu urabizi ko Mr. Kagame yasohoye indirimbo yitwa Makashi, indirimbo nziza. Kagame yarazimye ntaje umuntu tutabona mu gitaramo. Yitwa Amakashi Mr. Kagame. Uri kumva ntabwo mushaka kwivuga mu matiku ngo yaba Godfather, matiku yaba Yago, abantu mane badafite ikintu na kimwe bamariye showbiz. Nkubajije ngo nk'umuntu witwa Godfather, bose nibavuga ko noneho baragenda bagafata ibintu byabo bakabigereka ku muziki. Nta muhanzi ugenda uri kubibonamo, ni naba YouTuber, nabaca abantu nk'abo ngaho. Hari abantu dukeneye muri no showbiz ubona kuko bafite urukundo rwa music. Urugero ndaguha Dumba, urugero ndaguha Lucky. Uri kumva hari abantu bakundaga imiziki barimo bagiye bacika intege kubera bino bugoryi. Harimo abantu nka ba MC Tino, abantu twari babuze kubera bino bintu bo ntago babishoboye. Nono muragenda mwimika abantu nk'aba Godfather. Numvisha ari umuhungu mwita ngo God nabwo Shitani Father, nanjye mbona uramuja mari Shitani Father cyane. Oya, ariko buretse ngiye tujye tureba ni ibundi kibazo ni iki, ni Godfather ikibazo cyangwa ni nuko nawe yafatiranye nyine amatika asanzwe ho muri showbiz nyarwanda. Okay, reka no impamvu wenda mugarutseho cyane uriya mutipe usibye kumubona mu space ari kuvuga ngabantu ngo bafutoranye ngo bambaye ubusa, ngabantu ngo bagize gute, wumvisha ukuntu yatatse ba Betray. Wari wabona byibuze yapostinze ni indirimbo y'umwana yasohotse. Wari wabona video igeze ya posting, ahubwo abantu baje bundi ibintu byavunye abantu babyubaka bro.
baraje barabitobye none njya nseka nk'abantu space yo yahindutse nk'aho urukiko none nkibaza ariko ubundi bari abantu bitabira za space bagira ubwenge n'abasazi ariko tujye tubona n'abahanzi bakaze ariko abantu ngiye mbona n'abarwayi bo mu mutwe bose sugi babona ibaze ko ikintu cyabaye wagira ngo Godfather yabaye urukiko bakagenda ugasanga bahuriye bavuze ubugoryi noneho ariko se ikibazo ni Godfather ikibazo ko twabonye ko nabafata ku mavuta babivugaho ni ufite influence nyine kuri ibyo bintu niyo mpamvu ndi kumugarukaho abo bantu bose bavuga ko ariwe waremye itiku ibi bintu cyane cyane niwe muntu wabizanye nge niwe mbishinza na Dekate ariko we byahereye byatangiriye kuri ubundi byatangiye ibintu byanjye natangiye kumwumva cyane kuri Rakesi na Betray igihe Betray yamwitaga inyangarwanda n'ibiki noneho ntangira kumwumva nyine numva hari ukuntu bajya bakora ibintu by'amaspace kakaba ariho ba Brian bakunda ko ariho ba Djihad ukumva bari mu bintu bidafite ikintu bimaze bakarema ikintu kikamara icyumweru cyangwa amezi abiri kihariye game ku buryo nta ndirimbo ishobora gusohoka ngo yumvikane kandi no ugasanga abo bantu ni n'abantu batajya banapostinga indirimbo y'umuhanzi man uri kumva twavuga ko ibyo bisubiza inyuma showbiz nyarwanda cyane kintu ntabwo tumaze amezi 3 turi kumva inkuru za Yago gusa indirimbo yisohokane tuzimenye abantu bibereye kuri ibyo bintu Yago n'ubundi n'uyu munsi ari trend kandi ubundi biri kugenda kuki Yago bintu bye biri kuzima bikongera bikagaruka nicyo kintu cyangaruye si niba abantu nyine bita ko ngo basupportinga showbiz ariko ngiye niti bigoryi man uri kumva ubundi Yago nibiki Yago niba yarateretanye n'umukobwa ngo bakambarana ngo ubusa ngo bagafotorana okay wenda biciye hagati Yago ni umunyamakuru wafashe initiative akajya gukora side hustle muri music ye rubanda rero ntabwo bayakiriye neza hanyuma nyine ubanza ari naho havuye ntabwo tubyemeranyaho ntabwo Yago ntabwo rubanda ntabwo ari rwo rutakiriye Yago ahubwo bari abantu bitabaye influencer nibo baba bashaka kwangisha Yago abantu kuko nta ugeze umva hari umuturage uvuga ngo ntago imiziki Yago tuyikunda iteka ryose niba abantu bavuga ngo imiziki Yago ni mibi uzajya no muri comment abantu bavuga ati abantu nosereka nkubaza imiziki Yago itandukaniye n'imiziki bakade bakora byose si kimwe Yago ngiye mbona agira video nziza tu nindi n'imiririmbire ni kimwe ngiye narabivuze yigeze no kubivugaho kuri hari ugiye nigeze guha Dumbara ipostinga mbona byabaye ibibazo na Bahati babigiri ariko byarumvikana ko no muri comment abantu barabivuze ariko usibye ko uvuga nyine ubundi sinzi ibintu bya nyir'urugo urumva gusa uvuze ko nyir'urugo yapfuye si ubumwishe urumva ibintu byo kuvuga yuko nyine wenda Yago nyine umuziki wari mubi ntabwo ari byo bivuga ko ari mubi rero n'abantu bashobora guhita bavuga ati ibi bintu koko natwe turabibona ahubwo twari twarabuze nyine platform ikomeye twabivugiraho ariko wenda ugasanga si Godfather wabiremye uriya mujama icyo impamvu sinzi uranara type aho kugira ngo bakuze showbiz abari utuntu turi behind wenda baba batavuze baba bagenda bapfa uri kumva noneho umutipe wenda yaburi cyakora ku wundi akumva ko kuzana inkuru zimushyira down zimugira nyine zimwangisha abantu ariyo wenda ariko kumwishyura noneho mu kumuvuga undi nawe akaza akidefend urabona kuntu ibintu amaze iminsi avuga ariko njyewe urebye nose wabigenza gute ariko ibaze kubona showbiz yose kubarayeho Yago cyaze yagarana harimo ba Brian harimo abo ba Godfather harimo ba Dekate habwo uramuhunga komeza umunsi siko ari nk'undi muntu ashobora guhunga n'igihugu kandi mu by'ukuri ariko twabonye hari abantu bagiye bamuvuga nyuma bakanigarura Skype nge nagemba ni kiba kikwereka ko nyine ari amatiku usanga ari nk'umuntu wakoresheje Skype tukatagenda yakitekerezaho agasanga ibintu ari mu amafuti akavuga ati undi muvandimwe turapfa iki kuko n'ubundi bino bintu bizageraho abantu ariko sinzi n'ikintu cyatiye abanyarwanda kuko abanyarwanda basigaye bakunda ibintu by'ubugoryi uzi birabiganira uko abantu barabireba ni nayo mpamvu ni nabo batiza umuntu bari abantu komeza gukora ibintu by'ubugoryi ngiye ntakubeshye niyamye abanyarwanda
matwi y'abantu nka ba Godfather abantu bose bari gukora ibintu bitwicira industry kandi nta n'ikintu banayimariye mu make. Ubundi twabyita iki cyangwa ni abantu baremiti kubagamije kwibonera views kubera ko turabibona byari byamaze kuzima za ndirimbo za Sikosa za bitaramo byaba Riderman na Bulldog ariko birashize yagaragarutse kubera iki ari kugaruka mu mitwe y'abantu bamwe ngo Yago yateye inda bamwe ngo Yago afite video z'umukobwa bita Bijhu nk'umuntu uvuga ngo Yago yateye inda yiteye mushiki we yayiteye nyina yayiteye nde Bijhu niyo barafatanyije video bambaye ubusa abwirwa n'iki kuba Bijhu yaraje akavuga ngo bamufashe video ngo atabizi wowe ubibwirwa n'iki katarabizi ni kiye kimenyetso ubundi se wowe ibyo bintu urajya kubyiriza mu matwi y'abantu ngo bibamari cyangwa we birakureba hiki kumva inkuru nyine ya Bijhu buryo yambaye ubusa ni nyine harimo ubundi iye content Bijhu ubundi se Bijhu twatumuzi wari umuzira yanjye nawe nje namumenye nyine kubera none ibaze kuza ukatwiriza Bijhu mu matwi Bijhu ngo ngo n'abakobwa yateye amado udukobwa uvanye mu kabaro uraje tugeretse kuri Yago ngo Yago yateye amado ibyo bintu ubundi abanyarwanda bibamarira iki betse gato none ikintu kimbabaza biragenda bigato ko bura nk'umuntu biragenda bigatuma abantu bakunda umuziki ubona bashaka no kusapotinga bacika intege ko nk'umuntu witwara ko nagashobora kujya kwirwa avuga biriya bintu abashishikajwe no kureba umwana wasohoye indirimbo nshyashya umuntu wazanye indirimbo nshyashya none ugasanga ijwi ry'abari abantu bafite urukundo rwa showbiz ryaramizwe mu bintu by'ubugoryi abanyarwanda bamufasha twiyame bino bintu Kafuro Yago ubundi dusanzwe tuzi ko ari umunyamakuru ukomeye mu bintu bya YouTube yahoze ari umupromota wa Danje kandi nanone turi kubona ko yibasiriwe n'abapromota abantu biyita nyine abasesenguzi izina abasesenguzi hano hanze riruzi leta yiseseme ngiye ndenda no kurirukamo ntabwo twareba tugasanga buriya Yago ni nk'akagambane bashobora kuba bamukorera kugira ngo wenda basenye izina rye kubera ko sometimes tubona n'abamuvugaho cyane ko abari hejuru showbiz ubundi hari umugani bakunda guca mu Kigande ndabibagiwe akareka mbijyarize kubushyira mu Kinyarwanda ngo ufite mu kibuga ufite baro niwe birukankana ni kigaragaza ko Yago ari top uri kumva kandi noneho ikindi kintu nakubwira ino showbiz irimo ikintu bita ishyari ishyari ryo ni ryawe ikintu bita ishyari ikintu cyazamuye bino bintu kuri Yago yarameze neza mu biganiro uri kumva ameze neza akurikirwa cyane yari meze neza mbese muri make noneho umuti ibyo nabyo hari abantu biba birya umuti noneho n'indirimbo akoze bwa mbere ihita iba benge iba hit iragenda ifata umudugudu gatse umujama aradukubise mu biganiro n'imiziki araje ndakubwiza ukuri abantu batagombaga kuryama paka Yago umuziki udakunze hari abantu batagombaga kuryama ubu ntabwo twavuga ngo Yago ni nk'akagambane yakorewe kuko nyine ntabwo umuntu umwe yakwanga ngo n'undi akwange biva he kandi ari ibintu bigaragara bavuga ko bakoze inama nyine bagakora ubwo n'amagurupe za WhatsApp nawe ajya bivuga kandi ibintu bigaragara nyine ubundi ni ibintu biba bibyigaragaza uri kumva none ikibazo ugasanga nk'umuntu aravuze ngo mfite ngo video ngo za Yago uri kumva ngo yafashe nyine ibintu nk'ibyo birayo bafataye bakunyumvira mu aho usiga ubundi se umuntu azizera nde muri showbiz ibazo se goganira n'umuntu akakurekodinga ejo kuva ibintu yabisohoye unyumvire showbiz turimo cyakora cyo sinzi umuntu ugeze kubasa minister yabasabiye ko ari bikurikira nanjye aho bigeze ndumva igomba kubizamo ko ibintu biteye isesemi bazatuma nawe tibu bayifunga noneho ukibaza ngo uri gushinzaga ibyo bintu kandi namwe amafuti mwese murayagira ibyo bintu murabi nyine ibyo ni ibintu mwese musangiye mwagiriranya amabanga ko mwese muri abanyamafuti nyine mukavuga umuziki kandi mwese ko muvuga ko ari cyo kintu ibintu byanyu byubakiyeho mutaki bro ibi bintu mane biteye ubwoba ariko ibi bintu birakabije kugeza ahubwo nge niboneye ikiganiro nkabona nka Fatakumavuta na Djihad bafasha amasaha hafi 2 bavuga izina Yago izina Bijhu
abo nabo n'abanyamakuru bakomeye kuki bo ubwabo badafata uwo mwanya wabo bashaka inkuru ziri interesting zubaka rubanda cyangwa zemforming abantu ibindi bintu bigezweho muri showbiz yacu nkuko bita abasesenguzi ariko bakaguma nyine batuhatira kumva ikintu kimwe wagira ngo ubundi Yago ngiye mbona wagira ngo bashaka no kumufungisha. Njye narakubwiye ngo hano mu Rwanda hari abantu bitse abanyamakuru ariko atari bo. Ibyo bintu uvuze nta ubwo bushobozi ntabwo bafite nyine ibyo bashoboye n'ibira bintu by'amatiku nicyo kintu kinini bafite kubwira abantu. So rero nta utanga icyo adafite biriya nibyo bintu bashoboye. ubundi buriya busesenguzi twita bavuga bakora buriya busesenguzi twavuga ko babutegura buriya baricara bagategura cyangwa baricara bagahita bapfa ku breaking. Oya ugenekereje no kumva uburyo bavuga nk'iyo bari kuvuga umuntu ubundi iyo umunyamakuru ari kuvuga inkuru agerageza kujya hagati kutabogama agerageza kujya ariko iyo bari kuvuga uba wumva ko bibasiriye muri make bo barashinja babibasiriye ntago rero ni ikintu cyikwereka ko ntago ari abanyamakuru sinabasesenguzi ahubwo n'abantu bagize imana babona YouTube iraza babona nyine ahantu bavugira amateshwa yabo ngiye nyita amateshwa gusa umuntu wese ukunda showbiz umuntu wese wumva ko akunda showbiz amenye ko bari abantu bari kurimbura showbiz nta kindi kintu bari kuyikoraho nta kindi kintu ko indirimbo z'abanzi gasohoka ntituzimenye tukiyumvira ibintu nka biriya gusa abanyarwanda abantu bitwa ngo ba Godfather abantu bitwa ngo ba Djihad bari abantu bose bibya bibi batazi na showbiz baje ejo bundi baza bidumbukiza mu bintu umunyarwanda uzubwenge bari abantu ashaka arikiraho kubakurikirana cyangwa se bamfashe ariko ubundi ibi bintu nkuko byatangiye tubireba ubundi byagenda gute kugira ngo nanone bishire mu mitwe y'abantu bumve ko bagomba gukora showbiz pana gukora amatiku. Buriya njyewe ikintu mbona cyamaramo biriya bintu reba urwego rw'abanyamakuru dukwiriye kumenya nibo abantu bakabaye baza sinzi hakagiyeho uburyo bugenzura urwego rw'abanyamakuru b'umwuga nyine bibita ko ari abanyamakuru bakaza bakagenzura akamenya umunyamakuru n'indi utari umunyamakuru n'indi akabivamo nyine ibintu bigasigana ba nyirabyo. Urwego rureba ubuziranenge bw'ubunyamakuru ngo rubaho urwego rw'abanyamakuru sinzi ukuntu bitwa ariko barahari ukumva bakamenya ngo ubundi uyu muntu ko yita umusesenguzi ibi bintu koko yarabyiza no umunyamakuru asesengura ibiki ubwo bushobozi arabufite nabonye na Ndimbati yarabaye umunyamakuru ntabwo Ndimbati afite cana akora n'ibiganiro afite cano yiwe nawe akora ibiganiro ajya baza abantu nawe ni umusesenguzi usibye nawe ni umusesenguzi usibye ko wenda we atari mu matiku usibye areba negeze kubona bayamuzanye ariko nawe ni umunyamakuru noneho rero urumva showbiz n'ibintu bya YouTube byahaye niho hantu abantu umuntu wese wabuze ikintu ushaka kuvuga amafuti nyine afite urubuga ko urabizi umuntu wese ufite telefone afite na YouTube channel smartphone so rero baze ba cleaning bamenyaga abanyamakuru naba sinzi niba byakunda ko wenda YouTube ni worldwide uri kumva ariko ndakeka ko byananira igihugu. Oya bivuze hari bibi nyine nk'ibyo ariko hari n'ibyiza byabyo. Ibyiza byabyo rero ibyiza byabyo no kuvuga ngo nyine ibyiza byabyo we niba uje kuri YouTube sibyo menya ngo ugiye kuvuga inkuru zifite ikintu zimariye abantu kuko none se ntabwo uri kubona umuriro bino bintu biri kuzana Yago Jonde yaraje aravuga ngo abantu ngo ni Nyarwanda kubera ko bari bamuzengereje Kafuru ibi bintu biragana he twavuga ko bizashira gute kandi uko nyine wumva babwiye Yago nawaza nyine kandi akaza none asembura ikintu kigiye gukurikiraho abantu bamwe barabafunga cyangwa se leta ishyiraho imirongo kuko leta ibintu YouTube leta ishobora no kuyifunga nyine tugwa ko bashobora no kubafungira mu gihe runaka akabwira ati nimutisubira ko leta ifite ubushobozi ibintu urabona ko ahantu biri kujya ntago ari heza biri mu guhanganisha abantu tutagiye no kuvuga kuri iki kintu cyo kuba biri kwica showbiz ariko biri no kuzana amatiku yo ku rundi rwego abantu bari kugenda bagacukumburana bakajya
bakajya no kwabanye naho bakomoka n'ibiki ihangana ryabaye seriye none se ubwo ibyo bintu ni ibiki ibyo birakabije ibintu biteye ubwoba Rashi none se ibi bintu nge sinumva naho biri kugana byahagarara bite ukuntu byahagarara nyine ni kakunde nakubwiraga abantu bashinzwe abanyamakuru badutabara cyangwa se ribu ivuga ati umuntu uzongera kuza kuvuga ubusa kuri YouTube uri kumva ni icyaha gihanirwa ababimenye nyine umenye ngo nuza ukaza kwibasira mugenzi wawe uvuga ibintu by'amateshwa uri buze kubibazwa no mu gihe bakomeje kubarika umuntu akaza kutekera hari umuntu waje avuga ikintu kibi kuri YouTube urumva ndababaye avuga kuri Anita Pendo akantu k'agasurubende k'akagoryi karaje kavuga ukuntu ngo yagongwe sinshaka kubivuga ko nge nararizwe ukuntu ngo yagongwe yagize ngo anitanga igitanda ngo kiracika nibaza Anita nuramubona muri ibyo bintu byanyu nuramubona Anita n'umuntu ucurangiye indirimbo z'abahanzi n'umuntu supporting umuziki umuzanye muri ibyo bintu Anita yajya no kukarega bari kugafunga ariko yararebye abona ni injiji nyumvire nawe abantu basigaye bashaka no kubahuka Kafuru abo twita abasesenguzi buriya ntabwo twavuga ko bazasemera ahubwo abayikoresha neza abakoresha urubuga rwa YouTube mu buryo bukwiye oya buriya iyo ukora ikintu cyiza biba bigaragara n'ugikora nabi biba bigaragara ntago nibaza yuko hari ikintu byatwara umuntu ukora neza oya urumva hari nk'abantu bayikoresha nyine banyuzaho wenda ubuhamya bw'abandi bantu banyuzaho ibiganiro byigisha ibyo se hari icyo bitwaye nyine wari uvuze ngo rimwe na leta izayifunga leta igiye gufunga rero ntabwo izaza ngo ivuge ngo wenda gufungiwe singufungira kuko ntabwo kereka ifunze interinete yose yesa ntekereza ko niyo baramuka bafashe umwanzuro wo kuba bayifunze hari ibyangombwa basaba abantu bashaka gukoresha YouTube n'amakondisiyo rero ntabwo mpamya ko bayifunga burundu ahubwo bayifunga mu rwego rwo kubanza gukirininga nyine ibyo bintu byose by'amafuti birimo uri kumva noneho tukagira ikibazo cy'abantu bakoresha za amasomo bari hanze nka ba Godfather uriya muntu we mbona nta kintu amariye game none se dore ikibazo YouTube yego bashobora kuyifunga ariko ibyo bintu twabonye ko na Twitter bijya bigeraho sa space twabonye ko na za Instagram bishobora kujyaho kereka bafunze imbuga muri rusange kuri Twitter rero kuri Twitter ho umuntu ukunda kubinyuzaho cyane ni umuntu umwe n'uwo mu Godfather uri kumva uriya we buriya dushaka no kumuripotika tukabwira igihugu ati umuntu mushyiraho X kabisa mu mwimbe harya ubwo babigenza gute ntabwo uyu muntu dushaka kumwumva ntabwo babura uko babigenza uko byagenda kose uri kumva ubu tumuhamagarira igihugu ku muntu umwe none se kari gukiriya amatika ateye ubwoba arega ibi bintu bya some byabirirukanka uvuga noneho bafite influence nini y'abantu uri kumva ubwo no kuvuga ngo ikintu avuze kirara gikwiriye igihugu noneho iyo yatatse umuntu nawe ejo mu gitondo aza akora icyo ashaka kwidefanda tuzaguma muri ibyo kugeza ryarese nyine abantu bari gushaka kutwicira ibintu tubakuremo kandi dufite ubushobozi banyarwanda byari ibitekerezo byacu nkeka ko tugiye kwanzura urebye byari ibyo ariko se ubundi tutaranzura umuti wundi twafata uhamye tutiyambaje inzego za leta ko YouTube ubundi ikorwaho n'abantu bakuru nta mwana urimo ubundi niye nama ubundi wagira abo bantu bakoresha YouTube muri buriya buryo bw'amatiku bwo kwibasirana ikibazo cya mbere abanyarwanda bo muri iyi minsi kera abanyarwanda mperuka barashyiraga mu gaciro none abantu basigaye bakunda ibintu by'amafuti nk'ibyo ngibyo ntabwo ushobora kujya hari uri kubwira umuntu uri kubwira abantu ibintu biri seriye ubuzima gutya ngo babyumve ahubwo bashaka abanyarwanda bashaka wowe uze uri gusomera umuntu runaka no yari umuntu uzwi bibara akarusho uri kumva no bigatuma n'aba YouTube nabo bashaka nyine za nkuru abantu bashaka kureba no kuvuga ngo rero abantu nyine bamenye ibintu byo kumva ibintu wumva ko ari uburuzi kandi ikisakeje babyumva gutyo babikunze byamara kuba binini bagatangira kuvuga ati bino bintu ntago ari byo niba umuntu atangiye kuvuga ibintu kumva naho byerekeza wabiretse hakiri kare ukareka kubyumva ni abantu bareka kumva ibintu bidafite akamaro urebye cyane cyane niwo mwanzuro natanga my people mwabyiyumviye imboni ya showbiz nabazaniye nuko nguko ibibona wowe ubibona ute
reka menye ko wakoze subscribe, reka menye ko iki kiganiro wakishimiye ubwo wakanze like, reka menye ko ushaka kugisangiza n'abandi. Tugume twirinda amatiku muri showbiz yacu, twirinda amatiku mu Rwanda hose. Ibyacu byo murabizi nakagaruka. Ciao ciao.